Tahadhari tena mimi sindabicuruza abaho. Sasa bidodo kibyo byanshiranye hakiri kare kandi wasanga kuri wa mugore ugiye kunyishyuza ntaranakandika n'ubwo ari arahamagara ukagira nabo baramucukuye. Ano ego niwe iyi ni Mukamana speciosa. Cyo ngaho oya umva none se ndi kubyumva. Oya uwo mushinga nyine urangira nyuma y'igihe kingana iki ntago ndabasha kubyumva neza munsobanurire ariko mana Mukama okay ni ukuvuga ngo uwo mushinga iyo umaze kuwujyamo nibwo ibyo bikoresho byose babiguhereza ugahita utangira umushinga nawe ukiteza imbere. No kuri kw'Imana murakabyara. Okay ni ukuvuga yuko umva wikwirirwa wirushye reka ndamite mbikora aka kanya turi kuvugana. Oya nimi sikuri nimero. Aye Mukamana komera cyane. Umva nyine waje gucura mbabara nuko Imana nyuma y'iminota itarenze 2 leta nyangaho isaba ubwo watandikiye no mbabarira ni desa waje kwibugika menya ari heza cyo wambabariye mbabara nguzi ibindi yanyegoreshereza inyanya y'amafaranga uri kubona nayakora kuko uri kubona nje ndi umuntu ufite amafaranga inyanya nanga ni inyanya nanga uri gucuruza cyangwa uri kuguza amafaranga wambabariye nimba ari wowe wambabariye kuko ukanguza amafaranga 20,000 ngubu nunguza amafaranga 20,000 buriya ndanaza kukungukira wamfasha ndakungukira inoti ya 2 basi none sinabwo uri gutanga kaye kubakira cyane igende ufashe imifungo ngaho no mufungo go si inyanya 5 watanditse ukabyara we ibi shayote nanga ni sense gutya bifunze ibi shayote bita ko ne warari ntabwo shayote byarahenze sikari yuko ibyo nari mpinza ingurube zabandi zabiri sinakunda kungukira inoti ya wamba bikanguza 20,000 ayo mafaranga uri kubona ndayakure 20,000 amafaranga gose bira bihene byose utunze na bira bitama ubu wabura amafaranga uzikaye amafaranga yose uvuga uri kuvuga bya bira bintu byose ari imishinga y'abantu yareka nkwereke kujya wumve ko ntari no kukubeshya sibyo ndakungukira inoti ya 2 no kuri kw'Imana byari aka kanya nimugora wowe yampereze nyuma y'iminota itarenze ingahe kwanza iminota ingahe turisangahe si saa 5 zarenze saa 7 n'iminota 2 ubu ngeze ngiye kuyaguha umva cyoroshe ngiye kugagwa ngo utegerereze hano uyahanga ndahita nananura buriya nta nubwo ndibona mbabara wamvugane igihe umuntu ugiye kuntubura ariko uziko aga amafaranga araga abaturage reka nkubwire impamvu nishiremo ibishayote ngiye guhitamo umukire shiramo ibishayote yewe mwishure nigende ubwo byose nitana nabiguhereza uziko ngenda ntabwo ndarenze 1,000 yewe ntacyo sawa wambara ukanguza amafaranga umva rero isake ukabyara umva rero nkubwire uri n'umukire buruse amafaranga tukwemera turakwemera wimbwira ibyo kuntera injuga ariko nkubwiza uko umva igenda gake aga amafaranga agabaturage manakusanyije mu minota ingahe nakubwiye ngo saa 7 n'iminota 3 ubwo ni iminota 63 hari isaha imwe n'iminota 3 ntari kufite igihunga Mukamana nk'aya mafaranga turaya ibihumbi 2 mbibona ntari none ubugiye kwanura wareka gusigariraho uretse
neza ibi bintu byawe ntacyo biraba biricuru ndabarira sendereje imigisha haratunga kadamarara akumva akarusha abandi gukora cyangwa se no gusenga nyamara ibyahebye ukajya nguwo buzima ariko bana we masabo nyange yewe ariko bana we karane n'ibisurasha kavu Abaskira komera sha aha rero muzahapa yenda sha yenda yenda ngwino hano sha yenda niko oya nukuvuga ngo ari ukuntu umuntu abaga bigenjeje hegera arikegera bwana mama komera cyane ariko sha wakinjiza ibasi mu nzu ngakubwira oya hari cyose oya ndi gukaraba ariko da akusha uzakura ryari cumi n'imbaho ugiye kuba ushinze umugeri mu bana wangegera we uri kumenera nk'ubu ngubu uranyura unteyeho amazi iwacu nje koga biba ari ibibazo none se ubu ngubu ndoga ukuguru kumwe ukire mandi nabona uyanteyeho uzi impamvu ikibazo ugu mwenda ntabwo umeze reka nkubaze nyiramapfa yarakongeje mbonaga nta bwenge ugiraga hari ikibazo kirimo mfite ubu si nkaga amazi umenye nk'ubwiye ngo ongera ugaza ubu si ibintu nzaniye byaba bisumbaga amazi nibi ibintu waba unzaniye byaba bisumba koga kwikuraho umwanda nibi ndaranyubutumwa wabanza ugatega amatwi nkakubwira Asha reka nkubwire ngaho mbwira nesubiriye yose nibyo ushaka ngaho subirayo n'amazi ganje umenye urebe niba ntaraguha amabere ga nyoko urebe niba ntaraguha amabere ngaho ibeshu nakuraho ngaho ikirenge ndaranyubutumwa ntabwo nje bankanga kuko biboneye ngaho sibeshu umva iby'imari ngaho ahubwo wenda ico hari imari rero ishyushye kandi abizi urayikunda sobizi ibintu bijanye n'imari rero nate nk'ubwante ndakora aha ngaha ngo ufite akantu kandi ndabizi uragakunda kagira inkuru shahe uzi ko se baherutse kunyambika intuze uruntu rw'umudari runini mu bantu bazi kuranga ibintu bimwe baranga n'ibindi niba bitaga nk'ikinyarwanda niyo mari ugiye kundanya n'ibyo bintu ndangaga harimo imari igukwiriye kandi nziza ngimbwire imari ya telefone inki telefone nziza imurebagamo guca ukibona za zindi bazamuraga intoki ibiri gutya bakabona intoki ibiri ndaranyubutumwa wanjye zana hano reka ko mbere yuko umuntu ayikora hagomba kumaza yanihana mbere na mbere reka nkubwire ibiyiranga umbwire nimba wayishima duhite dukomeza singo tujya kugikurikira niyo wazanye none oya tujya kugikurikiraho singo telefone nziza kwifoto iragufotoraga neza ikakugira nk'inzobe iyo ubishaka n'ibiri inyuma muno mu mugongo urabibonaga yagufotora nkazaje ndigira guca nkireba nk'uko ukibona mw'inyuma kuke mbwira gwego niba wajyamo ufite amafaranga ikibazo ntahari amafaranga ahubwo ikibazo ni uko ntiza nzayikoresha gute ntarize oya iyo ngiyo yaranakubwiraga ikubwiraga ibikurikiyeho bitewe n'ibyo ukoze nimba wakije ikubwiraga ibikurikiyeho ibyo byo ntabwo twakwigira turajya ego kumana uzi ahantu zikorerwaga oya tugenda noneho urukumva oya wikwirusha uzi ahantu uzajya uyibika kuko abantu bamenye ko utarumbwiye ngo ndi kwambara ishati mpindurije waronto kankwereke buretse ishati nushaka kuyisiga nayisi ariko umugani mwawe wayisiga oya ndaranyubutumwa oya kubera ko n'ubundi ntandatindayo tugenda oya ariko mu nzira ariko ndurambona mu nzira ngiye kugura telefone yego koko mwahe ibaza mbonye wari uzi ugiye kumwemeza ngo ufite telefone ugahita ujya kubona ukabona nariziga nagenda ngize mwa rega wari ukumbwira ngo ntabyo nigiraga nta kibazo ubwanjye urabufite nubwo ari bukeya ubu ntabwo ndi kubyumva ko inzu yose bayejeje kuko ubu ndabigenza gute kunagiye nkusizanga byagenze bite koko ubakwibye uri he ni ukuri ko Imana ari ngiye muri toilette sinzi ukuntu nje nsanga umuryango ugasigura ngashe umuryango se ko wajya ugira ubwenge ko sinanegetseho se uburyo abatwibye ngenda bizi ubona mukuza mukuriye ubusa umva mbabara wimbwira nabi ni ukuri nanjye ubu byanshoboye busa urabona turi bukureho ibindi bintu
sindi umugabo se hano dusafira twangeje bundi nari naguze uje kubishaka byagiye ariko si ubwo urumva ukuntu uri siga kumbwira ngamu rugo siga nk'inumbagane kumvikana turebe ukuntu dukemura ikibazo nawe uri kuza uri kuntonomera ubu se urabona njye nishimye kubona bibi bose bakarumara dukora iki se dukora iki none ubu njye nukuri ubu ntabwo ndi kubyumva keretse ntabwo utikura ngo abagabo tugiraga amahane kugusiga mu rugo asanga inzu bayesheje ntabwo ngengeye kurega kwa mudugudu nukuri ntabwo ngiye nabyihangana nugere uzubuze unabizanye mudugudu ujyaye kuzubizanye nase ubu turabigenza gute wowe nitutajya turabibona tumenya abo bajura kosi nimbe nta muntu bacana muteka akomera cyane bada umuteka ubu jana ngoje kora cyane ngaho uje kukushinyagurira ariko sinjya gushinyagurira ikingenzura kizo wa mugabo mwitakinyagurira urambwira ko umutekano ushinzwe umaze ameza nutisha umutekano none nje kukwishyura nishira inji genda kubwira aba bajura batwibye ari bo wishyuza umutekano vuba munarimi barabizi uko batayesheje reba injiramo mutekano injiramo ugenda ureba ukuntu mutangiye kuzana kugira ngo wakinjari kwinzu singira rangaye nta kintu n'ikina kimwe kirimo Simiyo tuvugisha ukuri abana bagabo babibye muri ko mwerwa mwororo uyu mugore nawe yerwa ntabwo nari giye hano muri toilette se ngasanga bamashije umutekano uyu mugore yarariye ko babibye ku mano ako ni nabyo daturukuma woni nabyo ariko se ngiye mureke mabwe ngiye kuzajya njya no mubwiherero nsiga mfunze mwari mwumva hari ikibazo cyabaye n'ijoro muri hano ntabwo ari mu rugo umusarani ntabwo uri hano nyuma y'inzu ni ukugenda injiramo ari kurebe muri guno mudugudu n'ijoro hari ikibazo twebwe ubanza ureba abantu ushyira ku irondo ubanza aribo basigaye banacugira umutekano namwe mugomba kuba ijisho ry'urugo rwanyu ni ngombwa ko twirirwa ku hano ubu ntabwo nemerewe no kujya kugura agasukari hano ruguru ku muhanda ni ngombwa ngo njye nsiga mfunze n'ingufu muteka umbabare pe nubuje kuyansaba nayo twagwa n'ukuri ntabwo bishoboka ubu uje kutubwira ibindi naje narahiye aya mafaranga utagampaye uwo munsi bakujana kukuraza mu kagari ibyo byo nambikubwiza tuvugisha ukuri usibye gushinyagura koko urumva ko kujyana umugabo koko inzu bayeje niko kandi kuko Simiyona amaze amezi 6 none se arakora irondo cyangwa tumufunga ntabiri gusa amaze ntishura ameza be basujya gukora irondo aho kujya bakujyana ako mutekano kuri amafaranga yasize unambwiye ayo magambo nabana ari umuyobozi mwatoye ureka ko se mutekano wabaye ndetse ngagusobanura ubwo amagambo ambwiye kandi ndo umuyobozi batoye nukuri banza ugende hari mu nzure nukuri habe n'ikintu na kimwe nakenda k'imbere kanje bakajyana nta kibazo none goreka udufasha dukurikiranye byacu byagiye none kumugonda gagwana icyo nicyo wakambwiye mbere na mbere nkigera hano nanjye nkahamagara abari abanyerondo bagakata mu mudugudu bakikabafatira none se gutahubwo nzuka nkangamira nk'umuyobozi kandi warantoye kumba abantu kuri kwibada ntago wantoye mu muyobozi ni kamere rero muje muramenya umuvugana nabo no kumwaganiriza utabeshye koko urumva we byaducanze mu mutwe twaburi babujanye reka mwereke ngiye kuzajya ndara hasi koko aho kugira uwo abo bajura bagere ku amafaranga muragama amagare vuba vuba ndagwa ku mugoro kase kumugura Simiyoni ndakwiye kuri kwimana ndagwa no kuri kwimana sawa reka nirukange ndebe baraba umutekano vuba vuba dukate mu mudugudu dufatira igisambo hafi ntacyo ariko ku mugoro mfasha no kuri kwimana reka nkatire hano nirukange Subusigaye nangine tubafasha kwino tuje kubafatisha gushaka Simiyoni nyura hano dufatisha gushaka ntabwo ndi kubyumva mwana wanje mbabarira ubyumve mama buriya kuyide kure n'ibintu biri bumve mu nzara z'amaru buriya akataramagara barahaha aho kugira ngo ruvuga musaza wagwa mu bitaro twabuza go kwishura uri kubyumva ako nuko ari we mbikoreye yego mwana wanje ntago yigurisha uzagura iyindi ma embere yigurisha mwana wa tabara musaza wawe ruvugo yegupfira mu Mwiriwe mwiriwe. ngo ngese biratindaga ngewe mwaje muraho ni karibu Neza kuze iteka ryose Raho mwa komera cyane komera Kristeza kuzi tuzazinywa ryarira givu bariza wanje ameze neza yari wewe ko ndi mu bambere muba bazagira batera ahubwo umukobwa agahirimanga ejo bundi arasabwa we oya nuwanje azasabwa azanyambika warakoze mu bye noneho ejo bundi mpaza uruvugo nabonye yarari mu bintu by'ibarurisha mibare mu rugo umudugudu sinzi niba yarabagezeho ariko baririza ngo mbese abakobwa babyariye mu ngo ni bangahe oya kubyarira iwanje mariza ntayabikora umwana wanje namureze neza azamesha ishema ndavuga inti sibura kwa nyiramapfa ko nabonye hari abana bura ntaho yaba yarabyariye mu rugo mariza wanje aracyari isugi
ntabwo bari bakora kuri umbedede ifoto ni original ugibonye gute reba uwo wonshizemo wawe ni nziza cyane inarahenze uduha gatuye reba afasha si keza cyane ye abimere aho ni nk'icyogajuru reba ukuntu ushatse wareba n'amakuru go hanze y'abazungu harimo na televiziyo n'ibindi by'abazungu barebaga iyo hirya uwo si we wibonye reba iri n'urutsatsi kuguha n'imisaya myiza reba n'urutsatsi si yakugize nk'inzobe kavu siri ko kugira igitukutuku reba nanjye hari umwana we telefone yawe ntabwo tuzitanze none si reka bakore wikwirirwa nayifungura ni nziza cyane mbwira ngo ushaka ngahesha gamuce nawe rero wibagirwa ngavu ntaje ndi kukubwira yo ntaraje munsi ayashaka avuga ko ari amafaranga wagabanya umwana wa mama ko muri kubona nanjye iterambere oya wigagabanya ariko nawe ushaka ibintu umwana wanje utamutesha agaciro ufite igikoresho cy'ikoranabuhanga koranya ubuhanga njewe kukigura ntaco bitwaye ahubwo wenda nkangabanyiriza mukanguraho wenda n'amagana mbese uratanga ngahe mbega uri gutanga ngahe yiko wenda da nkureho magana mwana wa ubu magana abiri ko ntawagagurira n'uyu mukobwa amata wenda n'icyo twagura zana amafaranga gasana kugira nanje uzemere ko iyo nageze muri dirumbaga nayigezemo ahubwo murabizi ngo ivumbikiweho irasaga umuhanga mwakwihangana gakamara kabiri si gakamara kabiri gasana rwose nari mfite 13 oya ntahari 10 oya da ni 14 ubwo uri kumva ko nenda turahita tugenda amahereza ibindi bihumbi 16 ibyo biri kumvikana cyane ago magana abiri noneho nabwo nari mbakuriyeho oya da nakwereka oya ni ukuvuga ngo madamu kubera ari gucuruza ngiye kuja kumureba genza ni mudajana nakavuna gasa turajana ntaco bitwaye amafaranga go ndahita ngaba nyaragurika nizere ko inahamagaraga inaradi ikavuga urajira cyane n'itarashi utasha nijoro wagasomye sawa ngaho mbwira mwana wanjye koko tugiye guhamagaza ndurajane ruvugo sibyo nawe tuzakuyamba umunsi wahuye n'ikigeragezo umva yemuko umva mbikira amafaranga kugira vuba nyabuna buretse kanze ndebe nimero sha nangahe ni 50 oya aya ntayari ona nkubare 50 aruzuye yewe nshyiramo nimero itinda nyabuna ndacyari kwihuta nshyiremo nimero wabikoze byabi nabikoze shiramo mu kibazo 0 karindwi 8 ohereza amafaranga kuri iyi nimero ako nkwirutseho wa ko ndi kubona ari Hakizimana se uwo manza ari uwo ntabwo umuzi manza ariko ni gutyo nayo mazina yambwiye yagiye alo uko rero ngenda komeje nabikoze bya bindi ubwo rumva nyine nanjye ntegereje ya gahunda yanjye nawe ndabisoje ubwo nyine nanjye ni mukanya gahita umpamagara uri kumbwira ya gahunda ukuntu biri bute bigenda alo ahise kupa ubu ngubu nta no guhita nseze ngo tumenye ngo turabigenza gute kamuhamagare sasa
ngaho ndeberaniza ry'Imana hisa yikuraho ngubu ari gukupa atanabanjije kubwira umuntu ubu unamenya ndi gukora ibiki nze nongere nshishamo nimero ntabwo bari bunkire n'izina ry'Imana ngaho ndeberana izina ry'Imana nk'ubu ngubu iyi nimero yahise ayikuraho nk'ubu tutarangiza nyijije ibyo twari turi kubwira ariko nanone umuntu ushobora kuba umushiranye cyangwa akaba ari y'amarezo y'aha ngaha mana yanjye umuntu ukuyeho telefone ra agente agenda ariko ntacyo iyi ngiyi si ubonye ari wowe uretse nze mbanze nkwereke dore fotora nkwereke uzamutse gutyo umite nyifoto fata amaguru nkwereke fata amaguru aburetse noneho ngaho mfotora ngufotore guca ushiramo balance ku buryo buretse nesi kumanutse noneho ngaho fotora meze guca we meze nk'uku ngo iyo rero bisaba ngo umuntu ayifotore nawe meze nk'uku ameze nka guca nk'uku turebe kanura nk'ikivu nk'igiceri none buretse nkwereke nta muzungu wifotoraga nk'iriya noneho ntabwo ubwiye ni njyewe none kuva nagura smartphone ariko nanje wemere ngo mu bantu bose bafotora kina gufotora ifoto ngufotoye ariko oya buretse hakuntu wamfotora nkuko nguko nkafotorera umumwiru uko nkafotorera umumwiru oya nubwo wagira nkuko nguko nkafotorera hejuru ukahita umenya ugira ngo ni nk'icogajuru buretse ipantaro yacitse yashwanyutse oya ntaco barabona ibishwanyure cyaho ugira akavuno uko ngoko sha Ndaranyubutumwa noneho hari ukuntu fotora niyi ngigisha ariko hari akantu tutari twashizemo kavuna yenda fotora nk'uko ngoko hari akarabyo wigeze ubonamo nyine gira fotora nk'uko ngoko ntago ne nakabonye sha wakabonye akabafotora kagahita kamwita guca noneho dore hari ibintu twibagiwe by'ingenzi sha noneho ngo wegera hirya kamwereke mira nayifotoye kavuna nawe gira nayifotoye yewe njye ndi kugira ngo ukore agafoto nk'ak'umushawurine nk'akumwe usimbutse umeze nka guca nkaguca nkahita nyifotora neza mu kirere aburetse nkwereke ubwo urambarira 1 2 3 dere no foto kavu wayibonye ubwo Mukamana arazi ngo yangendana amafaranga ngomba kurara nyabonye uko byagenda kose yazana arankwe ntihafunze nanjye ndabumuzamukura urugo amafaranga y'abantu se yabonaga ari kunyina imitwe abona yari kubona ira mitwe yampa igihe arazira arayamba ubwo ku buryo waza uko nagogera inyuma y'urugi nabivuze reka wari uri hafi aha ntacyo nutworoheza inyuma nari kwinjira mu nzu atari yanje ngaho rero komera mwasize mukinguye uhasanga nde nta muntu wari uri hano gira ngende ndebe gira ngende ubu 2 misa mbikorera kandi wibuka kurashira n'ibihumbi 2 Inje? humura rwose ibyo gutegereza ibyo bintu bya Mukamana wampaye iminota 63
Hasize amasaha ndinze kuza kwirebera. Iminota 3 irenzeho niyo kumva ari amasaha. Mwese ubu ndinze kuza kwirebera utati. Okay ntacyo sibyo. Ngaho ufata agatebe ube wicaye iminota mike. Tumbazi. Nisi iminota mike rwo rukumbwira ni iyi. Kubyo bintu no kubyumva. Umva reka ngubwire habima. Nukuri kwimana ngewe nakubwiye ngo ba wihanganye iminota mike. Amafaranga yasugitanya guhereza mu minota itarenze 2. Si minota yawe ni iminsi n'amasaha. Naga ari iminsi. Nase ubu iminota irenzeho niyo uri kumva ari imyaka n'imyaka. Mwese amaherezo yawe. Aba hano mwiriwe. Kumira cyane. Meze utese? Meze utekinywa. Iminsi myinshi. Se wowe aka kanya umajije kuyama ukurikira nta n'iminota irenze 2. None se wambwiye ngo iki? Nose ntabwo nkubwiye ngo ugaruke nyuma y'amasaha 2. Ntiwambwiye ati utinze guhaguruka hari ugahita nsa nka gusanga no mu rugo ukayamba. None se nturi muri amafaranga? Ndeka nkubwire sinkurimo amafaranga yawe. Ibyo uyu nguyu nanjye uri kubizamo gute? None se hubwo ko nayagoye ku neza utagiye kumbwira nabi kubera. None se wowe ukurikira umuntu nta n'iminota imuhaye yo kuba arangije kuyashaka. Reba ukuntu wayansabye urimo kunyinginga. None nuko utangiye kunyitura Mukama. Urabizi? Amafaranga yanje. Naguhaye ku neza uri kunsekera buri kanya. Si kuki umuntu abaga ibye muri kumusekera yaza kubaza mukamura. Nuko namwe mutari kubasha kumva umuntu nyine. Mwe mwihanganye wowe urushaka uretse wambwiye ngo iki? Nayaguhaye umbwiye. Wenda uyu nabyumva kuko hashize akanya. Aka kanya wowe yampaye ni bwisi. Ntabwo mbwiye ngo mpindukire mpite ngusanga mu rugo yanyu. None wowe suhindukira nkuko nabikubwiye. None se nyine siko twe twumvikanye. Urambwiye ngo uhindukire urahita uyama ngo wizeye amafaranga. Ahubwo bigenze bite? Wumva nabi dore ko wahereye kuva kera numva nabi. Niyo umuntu akubwiye ngo hinduke ubwo guhindukira no kwiyongeza utunota. Ubundi Mukama ubwo buri manga y'ubutakobaga wagize ikihe kibazo. Kundi kubona ubu ayo mafaranga tudaha mu kanya urayacukura. Ntacyo nyine reka ndabahereza amafaranga. Sibyo? Hamagara dayo mafaranga. Nyine mwe mwicaye sibyo nawe reka nze nkuzanira agatebe. Oya nge ntago nje kwicara ntago nje kwicara. Aya masaha ntago ari yo kwicara. Ibintu uri kumbwira nje nta nubwo bishoboka. Sinagenda utampaye amafaranga yanjye kujyana nangone. Nanjye ntago navuze ngo uragenda ntayaguhaye ndayaguha pe. Sindi no kubisa. Sura yamarya. Sura yadarya rutegereje iki? Amafaranga noneho. Isisha muntu atangaga uko neza kukugirana ko agasubirane bikabindura. Basi winanyurira unturira. Ndabizi ko nkurimo amafaranga sibyo? Twumvikane tunagendane mu bintu neza. Tubyoroshe muri ubu buryo. Ntegereza iminota ingahe? Tegereza iminota. Ite nakukaga uzagiza. Yeme. Birarangiye. Mwiriwe. Mukomere. Cyane ndaburaranye. Kamera. Kavu. Ikintu ugiye kudukorera. We. Reba hano ariko mera neza. Seka wowe. Seka. Oya wishigika ariko. Uretse nawe wiburane. Kusubaye. Zikondi kubonera hano. Bene ababa. Noneho. Kwa kundi twageze. Aburetse. Kwa kundi twageze kuko nguko. Kabiri kose hano harema amafaranga kandi. Nguko. Uko. Ekonani mwanisho. Wabwira runurwa burukambira mu kazi. Unyivangira mu bintu. Nakumena umutwe. Kandi kubabonera hano mwa. Kira. Ngera ko wanyitayeho cyangwa nkakwasa. Natwe turi. Ongeretse. Shawaretse. Dale no nibezo. Singaho imibare zageze. Mwageze no muri telefone. Oya sha. Yatemukane. Nta muntu ngiranaga na gahunda n'umwe muri mwebwe. Singo yebaga. Amara nanje twazagira. Mumenye ibyo muri kuganira nanje menye ibyo ni kuganira. Ndaranyubutumwa. Kama. Zana. We wareka nkihamagarira urwanje. Ndaranyubutumwa. Umva ngene kugi. Urabona iyi mari. Imari naho yarira ducika. Iyi mari.
iyi mari ni ya nyiramapfa. Iyi mari sikuri ko gukora muri iki kiyo. Iyi telefone niko wari ya nyiramapfa mbigeze. Nyine njyewe twavuganye urumva we nande na nyiramapfa urumva mbamuhaye amafaranga mu 14,000 urumva yego musigaramo ibindi 16,000 ako kavuganye 15,800 noneho ahita ambwira ngo oya nje kwanza kubera yanyizeye nahise mubwira ngo ndamuha 16,000 noneho kugira umenye ngo reba hano ariko Shamva nyine mbwira ngandeba ibintu ndimo nyine ndi kukubwira turi nk'ukuntu iri gufotora neza aka telefone wakwanga kukagura ntago mbyanze hanyuma se nsobanurira ibyo byonye nyine nje nari mfite amafaranga makenya ndavuga inti madame arahita agira ate arahita amagandi niyo mpamvu yazanye n'umuhungu we nta mafaranga mfite nta mafaranga ugize ute nta mafaranga Mukamana gabanya ibintu by'imikino nkoramo se nkoremo bitandukanye amafaranga arimo nta mafaranga garimo siga amafaranga gagiye he Mukamana ntubimbwire wirirwa kuri guhamba imwe ku buryo wabwango nta mafaranga ufite nanjye ntago nakubwiye ko niriwe ndi guhamba nta amafaranga gari he nta mafaranga Mukamana ibyo bintu ntubimbwire nose ndajya kubikubwira gute kujya mbere ariko se ubigenza gute amafaranga wirirwa kuri gucuruza ugashiraga he mvugira hasi sinone ndabigenza nyine basi nyihangane niyo ndakwihangana sinone nuriya muntu nawe ndamwihanganira ngaho yimusubize se amafaranga ganjura gamba ugenda yagusubiza aragansubiza sibasubizanye ibintu byavuye mu duka bisubiragamo no si telefone ko ari telefone none sinone amafaranga ganjura gutekereza ko baragansubiza ngaho basi geka mutajya n'umuntu two oya ntago bagansubiza ntago bagansubiza bisikata yagusubiza mbabarara rumpa amafaranga Mukama umva ngubwije ukuri n'izina ry'Imana ihora amafaranga gabandi Mukamana amafaranga ganje amafaranga gabandi ngavuga buke mvuga buke none ubu hano gaho uri kubihisha ngwino hano Iminota 3 yashize ariko utampaye ko wambaye amafaranga gabandi umuntu wanje gira vuba vuba amafaranga ufite sinone ugutekereza ko amafaranga garava he wabivye uyu mugabo wanje nanje bimwe kama nanje mama umudofaranga twanyatse buke rwose umudofaranga wambwiye iminota 3 ariko se ko wirirwa guri gucuruza ngubu koko wambwanga amafaranga ugashize haka kanya mu minota 2 wambwira ngo ikintu kandi nkibi muntu acishaga minshimwa none se Mukama bigenze bite aka kanya amafaranga umuntu yagoye mu minota ingahe utangiye turategereza nani amaherezo arabayo wagize twivira hano mu rugo Ndaranyubutu ubwo igisubizo cyiza suko nta mafaranga ndi bubonera nta mafaranga uri bubone se niko nkubwiye none si akira rero mpereza nikomereza Mukama wamaye amafaranga nkagenda biga nagira umuntu afite amafaranga ndebera ruzenza amarira suruntu rwakoze rute Mukama hari amafaranga ndi bubonera nikomereza se ngaho haguruka nuri ujye urakomeza kunesha umutwe naje kurara aha ngaha ndebera kirarize siniriwe ndi kugufata umuntu arazarushira hehe asikegariwe egerayo uwa mbere ntagiye Mukama amafaranga none se amafaranga kunyagoye mu kanya amafaranga uri kwiruka ubigisha kuri bigenze amafaranga wagashize bigenze amafaranga wagashize amafaranga agiye hehe mwuka byara amafaranga wawe uri gucuruza ukambwira uti mpindukire ngo ndasanga uyabonye Nasi guhamagara ubwo ngubwo nacyo byanyore koko wadufashije nenda biguye urambwira ngo uranyungukira 2 basi nsubiza 20 yanjye nivyo bibiri bigumane amafaranga gari hehe ukuntu byagenze umuntu yamamagaye kuri telefone cyagiye wazaga kugura inyanya nabonaga washuguritse ushushe arambwira ngo ari umushinga ugiye kuza ngo w'abagore ku buryo bakwiteza imbere yemwe aranambwira ngo nimushakire 50,000 mbimwoherereze yemwe nanyohereza SMS anarenzaho yandi mafaranga kugira nyereke ko ibintu bifite gahunda
ngo bagiye guhita bananyohereza n'imashini uwo mushinga uzaza usanga mfite imashini baze baje no gutwigisha nibwo cyagiye yunamugujije amafaranga amezi 20,000 mbona ntibihagije njya kuguza n'uyu ayongereraho ndangije ndirukanka njya ku majenti ndabohereza amafaranga ndangije kuyaboherereza ndamuhamagara ndabimubwira nkibimubwira ahita akupura njya kumuhamagara nsanga telefone ntayiriho uvuga ngo hindukira gusa ntabwo bishoboka nje ntabwo naheba amafaranga y'abaturage ntabwo byashoboka iyi hene ndayijana iyi hene turayijana twariye yanjye ko nanjye atari jyewe ubikoze mbishaka